kubaha Imana kwawe kugiye guhagurutsa Imana mu kibazo ufite, kandi abantu bose baguteye umugongo bazahindukira baze bakurebe. Bizamera nk'ibyo kwa Yobu, abantu bamuteye umugongo baravuga ati ntago akorera Imana. Imana ihagurutse mu kibazo cya Yobu, yiyijiye iciye inzira igarutse, bose baravuze ati tujye gusura umuntu w'Imana. Reka nkubwire, amaboko y'abantu yarakurekuye, ariko ay'Imana ntabwo yakurekuye. Ushobora kwibwira ko ay'Imana yakurekuye, ntabwo yakurekuye. Iyo akurekura bari abantu bakurekuye. Reka nkubwire rero, wewe uteraho amaso ukabyihorera, ntabwo uzi impamvu, ariko nkubwiye yuko nuta amaso uzashize kuri kuvuga ngo ariko Imana wantumyeho ryari, nakubonye ryari mwami, sinaguha ikaze. Ariko nyamara Uwiteka yaje mu ijambo ry'Imana, ntibabimenya kubera ubunebwe no kubera kumefiya no gupinga ibintu by'Imana no kumva yuko ari bya bindi by'abacuruzi bo kuri YouTube. Oya, ntago abantu bose ariko bari gucuruza, hariho n'ubutumwa bwakugira. Niba umva ibintu z'ibyuma, ni impamvu zifatika Satani ashakira umukiranutsi. Bakwirukanye ku kazi, wafashe credit ya banke, kandi ntabwo uzibura umukiranutsi, akazi karahagaze. Satani akuza cyo biti bihinduka, urabona ko usubye birenge camurinze, cyo nicyo biti bihindizo by'ibyuma. Aho ngaho twongeye kubaha ikaze mwese inshuti abadukurikiye, abari kure ndetse n'abari hafi. Imana ishimwe ko Imana yatwimanye ikabarinda ndetse natwe ikaturinda. Imana nishimwe. Turashimira kandi abantu mwese mubona ijambo ry'Imana mugakora share ndetse na comment. Imana ibaho umugisha. Amazina ngintare Imana Bararisi, kuhanga ubyuma turi kumwe na Diodoni. Imana nishimwe kandi yagucyubahira. Imana yacu ni Imana nziza kandi ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware, ni Imana ishobora byose. Duheruka ndi kubabwira icyorezo Satani yazanye mu isi, ibyorezo Satani yazanye mu isi, kandi makuru namenye nuko harimo bimwe bigenda bisora, harimo n'ibindi. Imana igiye guca inzira nyine ngo ibi byorezo bigabanuke, kandi Imana ibikurinde mu izina rya Yesu. Uyu munsi nje kukubwira ko umukiranutsi Imana itamuburira inzira. Abantu bagerageza gusiba inzira y'umukiranutsi, ariko ntabwo Imana yabura inzira y'umukiranutsi. Umwuka w'Imana kuntumye nkubwire ngo wirwaneho ukiranuke. Inzira ya Imana igiye kuyiherezamo ubutumwa bwiza. Hari igihe inzira y'umukiranutsi hameramo igihuru. Igihuru ni ibyaha, n'intege nkeya, n'ubunebwe. Mbese ugasanga Satani yasibye inzira byawe nabi. Ariko iyo ukangutse ukaba amaso ugakiranuka, Imana ijivana igihuru mu nzira y'umukiranutsi. Umukiranutsi agahura n'ubutumwa bwiza bunezeza umutima we. Ndivuga ubutumwa butunga umubiri, kuko biravuze ngo umwuka n'umubiri birarindwa bitajyaho umugayo. Uyu munsi turavuga ku bintu bijyanye n'umubiri, tuvuge ndetse no kubijyanye n'umwuka. Ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo abeshejweho n'umwuka gusa, abeshejweho ndetse n'umubiri. Umubiri rero ntabwo utungwa, ntabwo wakwicara utariye ngo umare icyumweru, ukwezi kumwe, 2, 3, 4, ntiwabaho. Ndetse sinzi ko n'iminsi 7 wayimara utanogonotse, utari kuyiriza waba warangiye, waba wapfuye. Nje kukubwira ko umuremyi wawe Imana igukunda, ifite uburyo igiye kubigenza muri uyu mwaka ukabaho. Imana ni Imana igitabara umuntu, ikamutabara, ikamurengera byari bikomeye. Kandi ibi ni ubyizera mu gihe gito gishoboka, uraza kubona Imana igucira inzira. Uraza kubona, ndatangira kubona umuhamagaro umbwira ngo Yesu yambohoye. Kuko turasoza dusenga twirukana ibyakuboshye, twirukana ibyagiye mu nzira y'umukiranutsi, twirukana ibyitambitse mu byawe. Ndagira ngo nkurarikire gukurikirana gahunda kuva dutangiye, kuva dushoje. Si ikiganiro, ahubwo ni ubutumwa. Uyu munsi umukiranutsi w'Imana, Imana igiye kuzirebe ibiri mwitambitse imbere, ibiri mu nzira y'umukiranutsi, ibiri mu rugo rwe, ibiri mu kazi, ibiri aho yicaye, ibiri mu bana be, ibiri
ibiri mu muryango, ibiri muri bizinesi, ibiri muri ofisi yawe, ibyo baguteze utabizi, ibyo batanze, ibitambo batanze muri uyu mwaka kugira ngo uzate umutwe uri umukiranutsi ukorera Imana, kugira ngo abanyamahanga n'abapagani bazakuryanira inzara, dore ko ibyo byose Satani abikora agira ngo umukiranutsi yihebe, hanyuma barubanda bakwenangure bishima mwishime hejuru. Ariko reka nkubwire, kubaha Imana kwawe kugiye guhagurutsa Imana mu kibazo ufite, kandi abantu bose baguteye umugongo bazahindukira baze bakurebe. Bizamera nk'ibyo kwa Yobu. Abantu bamuteye umugongo baravuga ati ntago akorera Imana. Imana ihagurutse mu kibazo cya Yobu, yiyijiye iciye inzira igarutse, bose baravuze ati tujye gusura umuntu w'Imana. Reka nkubwire, amaboko y'abantu yarakurekuye, ariko ay'Imana ntabwo yakurekuye. Ushobora kwibwira ko ay'Imana yakurekuye, ntabwo yakurekuye. Iyo akurekura, bariya abantu bakurekuye baba baragiye gushingura bagashyiraho itaka, n'ibyo byari kubanezeza, kuko ntabwo bakurekuye kugira ngo akazi kagahagare gusa. Hoya, banakurekuye bagira ngo bareke ko wamonjoka wapfa, ariko amaboko y'Imana aragufata. Ubundi Imana ibi mu bugingo bwawe, kuko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, imigisha yose ibitunga ari iby'Uwiteka, n'umwuka akaba Uwiteka. Rera Imana yabaye mu ruhande rwawe, ikurinda amenyo yabo, bategereza ko upfa ntiwaheba, barahebana n'uyu munsi ntibakubonye. Iyakurukuye urupfu rukomeye ivuganye nawe ko itarakuburira inzira. Nje kuvugana n'umukiranutsi udukurikiye, umuntu ugerageza gukiranuka. Iyo tuvuze umukiranutsi, ni umuntu wavuye mu byaha akaba ari mu nzira ya Kristo, yubaha Imana atinya ibyaha. Iyo umuntu avuze umukiranutsi rero, Uwiteka antumye ku muntu wavuye mu byaha ukiri kubigendera mu nzira z'agakiza, ni Uwiteka antumyeho. Ndabizi ko hari abantu benshi, hari abantu bamenyera ibintu by'Imana, hari abantu bamenyera ibyo kuri social media, hari abantu bamenyereye babona na linki wabona bakabona bayibona ntibafungure ntibanarebe, muzashiduka impanda y'abavugiye mutabizi. Mukwiye kujya mureba mukareba ibintu by'Imana ntibimenyerwa. Nimba utegereje ko Imana izagusanga mu rugo rwawe, ntabwo izaza mu giti, izaza mu muntu. Uyu munsi ntabwo umuntu umwe yazenguruka abantu bose. Imana ikorana n'ibiri kuza, nimba ari kuza ikoranabuhanga igomba kurikoresha, ijambo ry'Imana rikakugeraho. Reka nkubwire rero, wowe uteraho amaso ukabyihorera, ntabwo uzi impamvu, ariko nkubwiye yuko nutaba amaso uzashize ukuri kuvuga ngo Imana wantumyeho ryari, nakubonye ryari mwami, sinaguha ikaze. Ariko nyamara Uwiteka yaje mu ijambo ry'Imana, ntibabimenya kubera ubunebwe no kubera kumefiya no gupinga ibintu by'Imana, no kumva yuko ari bya bindi by'abacuruzi bo kuri YouTube. Oya, ntago abantu bose ariko bari gucuruza, hariho n'ubutumwa bwakugira akamaro. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana, hanyuma dusengere umukiranutsi. Ntabwo turatinda, nje kukubwira ko hari ibintu birindwi Imana, hari inzira zirindwi Imana igomba gucamo igatabara umukiranutsi. Hari inzira zirindwi Imana igomba gucamo igatabara umukiranutsi. Izi nzira nizo nze kukubwira. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Uri hejuru ya byose, uri ibyiringiro by'abizera, uri isoko imara inyota, uri Imana ikora ibirenze ibyo umuntu atekereza. Ndasengeye umugabo, umukobwa, umusore, umuntu wese udukurikiye muri kano kanya, umwuka wera namugenderere. Twirukanye umudayimoni w'ubwoba, umudayimoni w'ubunebwe, umudayimoni wo kudaha agaciro ibyawe. Izo mbaraga turazirukanye. Buri muntu wese udukurikiye abashe gusobanukirwa imvugo yawe. Urakoze kuri Imana ibikoze, mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Turasoma ijambo ry'Imana, murabizi ntabwo ngira ikintu mvuga ntaze gusoma ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45, tuhera ku murongo waho wa mbere, dusome tugeze nko ku murongo waho wenda wa gatatu cyangwa se wa kane. Hari ijambo rivuze ngo, ibi ni byo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta ati, niwe fashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye,
kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Kabiri, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Uyu ni umukiranutsi. Gatatu, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahiherereye, kugira ngo umenye ko ari nge Uwiteka Imana ya Isirayeli. Mwake neza ijambo ry'Imana. Uyu ni Kuru, ntabwo ari Kuru ndi kuvuga, noneho ndavuga wowe. Imana ifite inzira. Nishaka mbisubiremo ukoze ku mutima wawe. Imana ifite inzira. Imana ifite inzira. Iyo tuvuze ibihindizo ni iki? Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Iyo tuvuze inzugi z'imiringa, inzugi ni iki? Muri ubuzima busanzwe ku mukristo inzugi ni iki? Ku mukristo inzugi ni abantu bakwimye inzira mu byo ushaka gukora. Baravuga ati reka tukwime inzira, tumwime inzira, turebe Imana senga, turebe ko hari icyama nta kizamara, bakwima inzira. Ariko dufite Imana ijya imenagura inzugi. Mwari muzi ko umuntu akwima inzira agira ngo arebe ko waseba? Nzamenagura inzugi z'imiringa. Uwiteka antumye ku muntu wese witwa umukristo uri mu nzira yo gukiranuka, umuntu uri mu isi urwana n'isi na Satani, umuntu uvuga ngo Mwami fatira umutima, nkomereza amaboko, magukiranuka, mfasha. Umukobwa uri gukiranuka avuga ati Mwami mbabarira, siniyambika ubusa, sinsambana, ncira inzira, ndarya dukeya, ndemera mvunike. Umva nkuzane ubutumwa umusoro kuvuga ati Mwami ndanyurwa, sinjya kwiba, sinesikora, sintuburira abantu, ndakora, urakoresha amaboko yanjye Mwami, uranci. Nkuzaniye ubutumwa bukomeye kandi buzakugira akamaro, buragutunga muri uyu mwaka ntazaza hawe. Uwiteka kunumyeho ngo hari inzira zirindwi agiye gucishamo, akagutabara mu maso y'abapagani, abantu baguhanze amaso bavuga ngo uzaseba, bazaguha ubuko, bazamwarira imbere yawe, Imana igutambagije umurwa, bazamwara. Ikunumyo nkubwiye ngo ni Imana imwaza abaguhanze amaso, igiye kuba mwaza, bafatwe n'ikimwaro, barware malariya, bahinde imishyitsi, batengurwe bitewe n'ibyo Imana igukoreye. Hari abantu bashizeho inzugi bavuga ati kariya kavukiye kwa kanaka, hariya mu mashara, kariya kavukiye muri muryango, hariya muri kiriya cyaro, kariya katize, kariya kari aho ngaho kadafite ikintu na kimwe, nta hantu kazatunyurira, nikazatera imbere, nikazubaka, nikazagira agaciro, nikazashaka, nikanashaka, nikazabya, nikabyara abana, nibaziga. Hari Imana itera inkunga umuntu wamenye Imana.
igutera inkunga abanzi bawe bahari, igutera inkunga abaguhaye iminsi bahari, ntibasaba uruhusha rwo kugutera inkunga. Oya, n'Imana igutera inkunga, abantu bacanye umuriro ikagutera inkunga bawengeje karindwi, ikaza ikagutera inkunga. Ntigira ubwo gutera umuntu inkunga intare bazisonzesheje, iraza ikagutera inkunga, yitwa Imana. Haleluya! Imana ifite ubushobozi bwose bwo gutera umuntu inkunga wayubashe, umuntu wayubashe. Dore umuntu ugiye gukenerwa muri iyi si ni umuntu wubashe Imana. Umuntu wubashe Imana agiye kubona inkunga y'Imana. Imana igiye kwiyerekana. Umuntu wese cyangwa ngo Imana iriho. Hari ibintu abantu bajya bakina ngo Imana iriho, Imana irakora, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, ifite ubushobozi. Icyo bita inzugi ni abakwimye inzira, bagusibira inzira, bakwima inzira y'imikorere, bagusibira inzira. Ariko Uwiteka yantumye ngo nubwo hari abasibye inzira, Uwiteka afite abandi bantu bazima beza aracamo ugahura n'inzira yawe. Ubimenye, yabwo nkubwiye ngo kuba abantu bariho umenye ko Yesu ahari, kuba abantu bariho umenye ko Imana ihari. Hariho abantu babi bafite Satani, hakaba n'abantu beza. Bariho, abo bose barahari. Imana itabara umukiranutsi bamucukuriye urwobo ikamutabara. Imana itabara umuntu yubaha bamukuye ku rutonde ikamutabara. Imana itabara umuntu yubaha bavuze ngo arasebye ikamutabara. Imana itabara umuntu yubaha bavuze ngo agiye gukorwa n'isoni ikamutabara. Irinde kuvuga umuntu wubaha Imana, kuko umuntu wubaha Imana ntavogerwa, ni umuntu ukomeye cyane, kuko ni umuntu uhagarariye Imana mu isi, ni ambasaderi w'ijuru. Hari ibyo yigomwe. Nubona umuntu yarigomwe kwiba, abandi barara biba, barara besikora, kona umuntu yigomwe ubusambanyi, abandi bambara ubusa bajya gusambana, kona umuntu yigomwe ibyaha narara mu kabari, kona umuntu yubaha Imana afite ingeso za gikristo, kona umuntu agenda murongo mwiza wa gikristo. Uzamwubahe. Nunabona ari ku munsi mubi, uzamenye ku munsi mubi ariho urasimburwa n'umunsi mwiza, kuko umukiranutsi imureberera ihorera imaso n'isinzira. Imana irebera umukiranutsi ntigifatwa n'ibitotsi. Kandi nibaza umuntu ngo se umureberere, oya, Imana ireba umukiranutsi ntabwo ishobora guhumbya, kuko umukiranutsi afitiye Imana umumaro ku isi. Mukiranutsi, muntu ubaha Imana afitiye Imana umumaro ku isi hano. Yesu ntago yaze ahaza umukiranutsi. Imana ntago yaze ahaza umukiranutsi. Muntu ubaha Imana ni umuntu Imana ikunda kandi izirikana, uri ku mutima w'Imana. Haleluya. Akondozaniwe. Wahereza Imana icyubahiro. Umukiranutsi Imana iraza igatura muri we. Imana ntiyakwigwa mu isi, ariko Imana itura mu mukiranutsi igakwigwamo. Ego je kukubwira ko Imana itareka umukiranutsi. Nunamubona yarwaye yitwa umukiranutsi, uzaburetse kuvuga ushyire sipaguro ku ubucecetse. Nunamubona yaburaye uzaburetse kumunegura, kuko ntabwo uzi imureberera ibyo iri gutegura. Irinde kuryana n'inzara umukiranutsi, kuko Imana iramutabara ugasigara uvuga ngo ndamunyura hehe ko namusatse. Umukiranutsi
inzugi z'imiringa Imana izicamo kabiri igatabara umukiranutsi. Ibihindizo by'ibyuma, hari ukuntu Satani azana amajwi ku muntu ubaha Imana akajya amubwira ati urabizi ufite 38, ufite 40 uri umusore, ufite 40 ntacyo wagiraho, nta mafaranga, nta na miliyoni ufite kuri konti, nta naki, ubu aho uzatera imbere ugeze muri 40. Abandi bafite 40 bafite ibipangu, bafite amamodoka, wowe uraho. Icyo nicyo bita ibihindizo by'ibyuma. Ni impamvu zifatika Satani yereka umuntu ikajya imubwira ati ibi ngibi iyakire rwose ntabwo uzarenga. Ariko nkubwiye upfa kuba wubaha Imana. Wari uzi ko n'ibihindizo by'ibyuma Imana ibicamo kabiri ikarengera umukiranutsi. Ibihindizo by'ibyuma ni impamvu zifatika zikurira mu mutima w'umuntu, abantu bakabona ubwe ari kugenda yiganiriza. Hari nk'ibihindizo by'ibyuma bimubwira ngo urabizi neza ko wavutse uri imfubyi, papa na mama barapfuye, nta muntu ufite uhamagara, ishingire kuko n'ubundi ntawe uzatabuke bwawe. Icyo nicyo bita ibihindizo by'ibyuma. Ni impamvu zifatika Satani azana mu mutima w'umukiranutsi. Ariko yubaha Imana ubwira Satani umwumva inyuma. Satani iyandokora urupfu rukomeye, iyanzigamye izanabara nk'uko yatabaye Esiteri. Ibihindizo by'ibyuma Uwiteka ajya bicamo kabiri umukiranutsi akabaho. Niba bavuga ibintu by'ibyuma ni impamvu zifatika Satani ashakira umukiranutsi. Bakwirukanye ku kazi, wafashe credit ya banke kandi ntabwo uzibura umukiranutsi, akazi karahagaze. Satani akuza cyo biti ibintu urabona ko usubye biranye camurinze. Cyo nicyo biti ibihindizo by'ibyuma. Aho ngaho Imana igihaca nabwo igaseruka ikakwishyura amadeni. Umukiranutsi Kristo yambwiye ngo hari inzira 7 ziriviyerije zitaranyurwamo n'umuntu n'umwe. Imana yabikiye umukiranutsi. Bashaka bakuvuge, shaka bakunegure, shaka bakuvume, shaka batwara imyenda, shaka batwara amafoto. Yanumye mubwira ngo hari inzira 7 ziriviyerije zitaranyurwamo na bene wanyu n'abatata n'abawokera n'abakwanga. Hari inzira 7 zitaranyurwamo n'umuntu umwe ziriviyerije. Imana yabikiye umukiranutsi icamo ikamutabara. Barakunyega bagupinga, bafatwe n'ikimwaro Uwiteka araje. 7 z'uburyo bw'Imana mukiranutsi. Izo nzira zirakomeye. Yanunye ngo nta mupfumu uzinyuramo, nta murozi uzinyuramo, nta mwanzi uzinyuramo. Ni inzira z'Imana ziri mu Mana gusa. Nta mupfumu, nta munyamashyari, nta murozi, nta karande, nta muntu uzinyuramo, nta barateranya. Ziriviyerije ntiziranyurwamo n'umuntu n'umwe. N'uwo bita umukiranutsi. Umukiranutsi umusohora mu nzu y'icyumba kimwe, Imana ikarakara ikamushyira mu gipangu. Umukiranutsi umwirukana mu kazi k'ibihumbi 100 ikamushyira mu kazi ka miliyoni. Ni Imana yitwa umukiranutsi. Umukiranutsi. Soma inkuru za Yosefu. Yozaga ibyombo, nyirabuja agiye kumufata ku ngufu ariruka aramucika. Nyirabuja avuga ati kanze shanku beshere ko amufashe ku ngufu ngufungisha. Kandi yarakomeye, yari umuntu ukomeye, yari umugabo, yari umuntu ukomeye, umukoloneli, umuntu kazi. Bamushiramo. Imana itivuga ati guhera uyu mwanya kubera agasuzuguro reka nze nkwereke, imujyana ibwami. Ntabara w'insakuriza. Umukiranutsi
ni umuntu uteye ubwoba, ni umuntu utungurana. Icyo utazi ni umuntu ukiranuka. Usiba inzira imwe Imana igaharura, igahita irambika zirindwi ku meza, igahita muri izi zirindwi ndaca mu yihe? Mukiranutse. Uramuroga pe, ukamuroga, kavuga ati kamuroga wenda azapfa, ejo Imana ikamurogora. Uroga abana be ikabarogora. Umukiranutsi, yemwe bantu munkurikiye, nushaka kubwira Satani ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, nushaka kubwira Satani ngo gukiranuka ndagukomeje. Mukiranutsi, gukiranuka. Ubundi tuvuze umukiranutsi n'iki? Ni umuntu wigomwa iby'abandi, ibyananiye abandi. Ni umuntu wigomwa ibyaha arabyigomwa. Ni umuntu waretse ibyaha bitagombeye ko bamuhanuriye, bitagombeye ko bamubwirije, akavuga ati kubw'amahitamo yanjye meza ngiye gukurikira Kristo. Uyu munsi dufite abarokore babivuyemo, dufite abantu basubiye inyuma babivamo ibintu by'Imana, babifata nk'ibintu bisanzwe. Ariko ndakubwira mwene data, komeza ukiranuke, Imana ihana imbere izakugirira neza. Dufite abantu bari abaririnja bivamo, dufite abantu bari abakozi Imana bivamo, dufite abantu bavugiraga Imana bivamo, baravanga iby'Imana biratinda, baciye ubusamo. Reka nkubwire, wiciye ubusamo, komeza ukiranuke. Iby'Imana bishobora gutinda, ariko iyo biza ari ikamyo yikoreye, ari ya kamyo ya rukururana ya yindi. Ibya Satani bizara akavatiri, ura akavatiri bakubita nk'amajerekani abiri muri boutique kaburuzu, kakirukanga, gahita ati kagezeho kirukanga, ariko nta kintu kirimo. Ariko ikamyo igenda gahoro, nzimu ahizahagerera, ahizapakurure, ipakura amakontineri n'amakontineri, igapakura amamodoka. Umukiranutsi nubwo wamubona ari gutinda, agatinda mu bushomeri, agatinda gushingirwa, agatinda kuva mu bukode, agatinda kwambara neza, umunsi zitamurura, rera umunsi zitamurura, yo azakudepansa. Mwibwiraga ko wamuhiseho, azahita gudepansa. Umukiranutsi. Abavandimwe ba Dawidi barakize, bamwe biriva ko bamwe bari abantu bakaze, ari abantu basobanutse, bafite amafaranga, abandi bari abasirikari, bari abakomeye. Ariko gukiranuka kwa Dawidi, Imana yamukuye mu ishyamba, ahita depansa abavandimwe, ahita mu mwami. Gukiranuka kwa Morodekayi kwamuvanye mu irembo, guhita kumujyana, ahita bigisonga cy'ibwami, adepansa abandi bose. Umukiranutsi atinda mu butayu, ariko y'Imana ije iramutegera. Ntangazwa n'abantu banyaga bagasuzugura abantu b'Imana batazi ikibarimo. Umuntu w'Imana amubona agayitse rwose, wamubona asuzugwe rwose, wamubona mu ishati imwe, ariko uzatinye, kuko uyu muntu afite umuvugizi utagaragara. Umuntu w'Imana, umuntu w'Imana, niba hari umuntu ku isi urinzwe kurusha abandi, ni umukiranutsi. Umuntu w'Imana, ndabwira umuntu wese uri gukora imirimo myiza ya Gikristo, umuntu uri gusenga, umuntu uri gukiranuka, umuntu uri kubaha Imana, ko Imana igiye kuzaza ikamwubahisha mu buzima bwe. Dufite Imana ijya ivura ibikomere. Yanumye ku mukiranutsi ngo mvuge ngo hari inzira zirindwi ziri viyerize zitaranyurwamo n'umuntu uwo ari we wese. Kandi mu minsi mikeya ugiye kuzabwira abantu ngo Yesu ndamubonye mu buzima bwanjye. Dore ikintu Yesu agiye gukora mu buzima bwawe. Icyambere Kristo akoze mu buzima bwawe, agiye kumwaza abarozi bagupatanye mu buzima bwawe.
umva aho nkurikiye ikintu Yesu agiye gukora cyane mu buzima bwawe, agiye kumwaza abarozi bagupatanye mu buzima bwawe. Mwari muzi ko abarozi bajya bapatana umuntu? Abarozi bapatana umuntu bakamuzengereza, amafaranga yashira umuntu wakuroze akajya gutanga yandi kugira akuzengereze. Ariko Mukemana yambwiye ngo ikintu cy'icamba aje gukora, aje gutabara uri kukuruga atapfuye. Icya kabiri, uyu mwaka Uwiteka aje kukurinda ibyo uzi n'ibyo utazi, kuko gukiranuka kwa no kubaha Imana kwawe. Ibyo urya babiroze, aho unyura bahatongereye, ibyo bagutega, ibyo uhereza mu miyaga, ibikangisho byabo, uyu mwaka Uwiteka aze kubikurinda. Uwo nkurikiye, Uwiteka kurinze ibikangisho by'abarozi, uyu mwaka Uwiteka aze kukurinda. Icya gatatu, Uwiteka akongereye imyaka yo kurama. Niwe wongera umuntu imyaka yo kurama. Yesu agiyongera umuntu imyaka yo kurama, umuntu akarama. Abantu baravuze ko atazarama, akarama. Baravuze ko utazigera urama, ukarama. Iyo bavuze ngo Imana ikongera imyaka yo kurama, ndagira nkubwire ngo hari igihe abarokore bajya bakinisha ibintu bakabikiresha bakumva ni ibintu byoroshye. Reka nkubwire, nta muntu uhagarika urupfu mu isi usibye Imana yo mu ijuru. Mu byo Imana ije gukora mu buzima bwawe, ije gukongera imyaka yo kurama kugira ngo izakugeze ku nzozi zawe. Iki kirakomeye cyane. Uwiteka aje kukongera imyaka yo kurama, bivuze ngo hari abantu baha Imana bari baratanzweho ibitambo, hari abantu baha Imana bumva amajwi yo gupfa, hari abantu bahaga Imana bari bameze nabi, bamwe bari muri koma, abandi barwaye, abandi baginana uburwayi, bamwe barwaye mu nda, abandi bibyimba, abandi sereri, abantu byarabacanze. Uwiteka yirukanye imbaraga z'urupfu kugira ngo uzagere ku cyo yavuganye nawe, kuko ntabwo ibyo yavuganye nawe azabigwa warapfuye, agomba kubigura muzima. Icya gatatu, amaso yawe Uwiteka ayarinze kurira, ayahaye kubona ibyiza. Umuntu ubaha Imana, amaso yawe agiye kuzabona ibyiza. Umaze igihe kiri cyane ubona ibibi, umwami Yesu ategetse kubona ibyiza mu buzima bwawe. Ntabwo ari wowe waremeye guhora ubona ibibi gusa, ukibaza ngo ariko nzabona ibyiza cyane. Ni gute nanjye nzaseka? Ni gute nanjye nzicaza umuryango? Ni gute nanjye abantu hazaba umunsi nanjye abantu bakamvugaho? Ni gute Satani aziko, umurozi aziko azaguheza mu mashuka, ugahora urira, ugahora wigunga, ugahora wibaza iby'iminsi n'ibihe. Yesu aze kubihindura. Uzatera ikora asaba ngo byabihe warabihinduye Mana we, byabihe byari bingoye warabihinduye, byabihe by'amarira warabihinduye Mana we, byabihe byari bingoye warabihinduye, byabihe by'ubutayu warabihinduye Mana we, byabihe byari bingoye hari ibihe Yesu ahindura mu muntu. Uwiteka aje kuguhindurira ibihe. Niwe wenyine ufata ibitariho akabigira ibiriho. Icya kane, Uwiteka ashize umugisha mu biganza byawe. Hari abantu benshi bafite ibiganza, ariko nta kintu bafata ngo gikunde. Aba ni abantu baha Imana. Gufata abarozi bari barashize bariyeri mu biganza byabo, baravuga ntibazafata. Uzi gushakisha, uri umuhanga, uradepoza, uragira gute, urirukanka, nta gusinzira, ariko ibyo ufashe numenye aho binyuze. Nimba ubifashe umwana ararwara, nimba ubifashe umuryango murapfusha, nimba ugize icyo ufata ubwo haje impamvu ugahora muri urwo, ugirutse muri urwo, usaze muri urwo, ubwo butayu Yesu abukuvanyemo. Soka muri ubwo butayu, urekosika. Uwiteka hindura amateka mu buzima bwawe. Icyo ngicyo Yesu
aje gukiza ibiganza byawe abihindura ubuzima. Icya gatanu muka Imana yambwiye, Uwiteka aje gukiza ibikomere mu mutima wawe. Umutima wawe uri nk'ibikomere, ariko ibikomere birimo umwami Yesu aje kubigukizamo. Nta wundi muntu wagukiza ibikomere, ariko Yesu ajya akiza ibikomere. Ibikomere by'abaguhemukiye, ibikomere by'abakwanze, ibikomere byavuze ngo nta gaciro uzagira, ibikomere byo mu muryango wawe, ibikomere byo mu kazi, ibikomere by'abana, ibikomere byo kurata amashuri, ibikomere byo gusuzugwa no gutakikaga, ibikomere byo wagututse. Hari ukuntu umuntu akwererana yuri ku musozi w'isuzuguro, akagutuka akaguhanagurizaho. Uwiteka guteretse hatuma igikomere ugikira. Uwiteka akiza igikomere gute? Ntabwo Uwiteka ari nk'umukansera. Imana yacu ni Imana ikiza ibikomere ikabikiza. Uwiteka gukiza igikomere agutereka ahantu hasumba, ugira ububasha ugira ububasha kuwaguteza ibikomere. Uwiteka aragufata akagutereka ahantu, haba mu cyubahiro, haba mu kazi, haba mu buzima bw'umwuka, haba mu buzima busanzwe, haba mu buzima muri sosiyete isanzwe. Iyo wubashye Imana, Imana igukiza ibikomere, iragufata ikagutereka ahantu ugira ububasha ku bantu baguteje ibikomere. Nicyo yakoreye Yosefu. Yarakimukoreye, agira ububasha ku bavandimwe bamugurishije, bajya gufunguza, bajya kumusaba mu myaka arishe myinshi, bajya kufunguza, arabafunga ariko arabakuba. Uwiteka gutereka ahantu hatuma abanzi bawe n'abakurwanyije ubaruga bati muva mwami, ndagushimiye ko wabyemeye, ariko umusigize ibikomere. Ntabwo uzapfa utinyutse. Uwiteka agomba kubanza akagukiza ibikomere, amateka agahinduka. Ufite ibikomere, ntiwigire nabi. Ibyo bikomere ufite Uwiteka azabigukiza. Ntiwigire nabi, ntiwihemukire, ntiwiyangize. Ibyo bikomere ufite Uwiteka agiye kubigukiza. Uwiteka afite byose mu kiganza. Ngiye gusengera. Imana ishimwe, ni Imana ikiza umuntu ibikomere ikabisimbuza umunezero. Uyu muntu ugerageza kubaha Imana ariko ufite ibikomere bimaze imyaka myinshi, ndagira ngo Yesu ashobora byose, afite byose. Reka nigire kuri bitanu hanyuma ngusengere. Yesu akiza ibikomere, amateka y'umuntu agahinduka. Yesu akiza ibikomere, umuntu akavuga ngo ni Imana ibikoze. Yesu akiza ibikomere akabisimbuza ibyishimo. Niwe wenyine uje gukiza ibikomere, kandi ntabwo ukiza ibikomere mu by'amagambo, aguha ibifatika kugira ngo ni Imana ibikoze. Ye mukiranutsi ufite umubabaro, mukiranutsi ufite agahinda, mukiranutsi ufite uruzerero, mukiranutsi wabuze kubigenza, umuntu ugerageza kubaha Imana ariko no mu butayu, ndajyagaho nkurikiye upfukama hanuri, cyangwa usenga uhagaze, cyangwa usenga wicaye, icyabona gukiranuka, cyangwa no ngo mwami iyi message ni yanjye. Ndabizi sukubera ko ubutayu urimo, ntabwo ari ukubera ibyaha, suko utarimbira Imana, suko utabwiriza, suko udasenga. Yubu yahuye n'ibigeragezo atari ibyo ngibyo. Abantu benshi bazi ko umuntu aca mu bigeragezo kubera ko yaguye. Hoya, ushaka kugeragezwa abantu bakanakuvaho, ushaka kugeragezwa n'umwana akakunanira, ushaka kugeragezwa n'umudamu akakunanira, ushaka kugeragezwa n'umugabo akakunanira, ushaka kugeragezwa abavandimwe akakwanga, ushaka kugeragezwa nawe musengana akakwanga. Nta byaha ufite, ariko Imana igira ngo irebe abantu, irigira ngo irebe abantu izagutabara. Ndakwifuriza kutirwanira, kuko rimwe na rimwe hari igihe umukiranutsi uyu musarasi mushoboye ukawutura utageze. Ihangane ugereyo, imbere yawe ni heza. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga. Ndasengera kuri wese unkurikiye muri iri teraniro muri kano kanya, uri kure n'uri hafi, uri Imana igira umukiranutsi, uri Imana ikenyuruza, uri Imana imenagura inzugi z'imiringa, uri Imana ifite umugisha, uri Imana ifite ubutunzi.
no mu mwijima no mu bibazo bikomeye ujye umuntu umugisha. Uri Imana ndetse ujye unakenyuruza kugira ngo amateka y'umuntu yahindure. Ujye ubasha no gukenyuruza abami, ugakenyuruza kugira ngo upfa kwavuze ngo urahagurutse ntabwo uri umukiranutsi inzira ucamo ngo mutabara. Ndamusengeye umuntu kubaha umuntu wese wari mu butayu Satani ari kwishima hejuru amubwira ngo arasebye, amubwira ngo aramwawe, amubwira ngo ntacyo azimara, amubwira ngo azapfurwo. Yibaza ngo ariko Imana akoreye, Imana nizeye, Imana asenze ni gute ntagangaje kuri uyu muntu ku musozi la kosika umuvura igikomere ajye hejuru y'ibyo byamusuzuguye. Uyu muntu wese ungurikiye uri kure n'uri hafi, umubyeyi, umugabo, umusore, umuntu wese ungurikiye wubaha izina ryawe, ugendera mu nzira za Satani masuzugura, ndagushimye kuri Imana ije kumurwanirira kandi ukamutsindira. Ndagushimye kuri Imana imuremeye ishimwe rikomeye. Izina ryawe Mwami ntabwo icyubahiro, umugire neza tuzafatanya amashimwe azandika no kuri gusengerwa avuga ngo nukuri Imana irantabaye, Imana imvuye ibikomere. Izina ryawe Mwami ntabwo icyubahiro, gushimye kukije abantu kandi ukabarengera muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Uwiteka abiteho, Uwiteka abagire neza. Inzira z'umukiranutsi ni nyinshi kandi umenye neza ko Uwiteka aje kwitamurura. Hari inzira nyinshi, hari inzira ziri viyerize zitaranyurwamo n'umuntu uwo ari we wese, zirindwi Imana igiye gucamo igahindura amateka ku buzima bwawe. Hanyuma ntiwigire nabi, Uwiteka ari kumwe nawe kurwanirire. Ijambo ry'Imana agaruka, ubutumwa busangiza umuntu wese, kandi nimba wizeye wandike kuri comment uvuga ngo ndashima Imana ko nanjye ivuganye nanjye igahindura amateka. Wandike kuri comment bikurikije umutima wawe uko ufashijwe, icyifuzo cyawe turagisoma kandi turagisengera.